nyagasani rero turafasha urugendo turagiye ufasha abavandimwe inshuti zacu ndetse n'ababyeyi n'imiryango yose tugiye kubafasha mu buryo bw'umubiri ariko no bafashe mu buryo bw'umwuka ubakiza indwara kandi bakiza ibyaha twe tuzibanire nawe ntabwo afite umugambi yuko ibi byose byaho by'ubuzima dunyuramo kandi buruhije ariko umwanzi yarigometse araza yangiza iyi si ariko araje uducunguza amaraso yawe ubihimbana rero twirata urukundo rwawe duye kurutuga mu mibereho yacu ngo turi inyuma zatuma tugira umugawe umugambi bwawe niza twese uzagusangana tugiye rero tujya imbere kandi dusanga amahoro bagihumeka kandi waninisha imbaraga yawe n'abayeza kugenda bafasha ku bushobozi wabahaye baha imbaraga kandi wowe bushobozi tusekuro cyane cyane umuganga ukomeye maze nuga dushimize na ryawe yatugwe byose buko ushaka tugusabye mu izina rya Yesu. Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda Firidi yo hagati mu Rwanda intara y'ivugabutumwa ya Kirombozi turi ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 aha mureba ni ku bitaro bya Gitwe. Ushobora kwibaza utese ibyo umaze kutubwira bihuriye he? Ni mukanya kuri iyi tariki maze kubabwira ni kuwa mbere w'isabato amanywa amaze kuba amahanga abagabo ni igihe amasaha ageze ku masahane hirya no hino amafurusheti bari kuyashinga ibinyamafufu yemwe kuri bamwe hiyongereyeho n'amafiriti. Icyiciro cy'abagore n'abakobwa Mifemu bo mu ntara y'ivugabutumwa ya Kirombozi bari kumwe n'abasaza babo ndetse na bamwe mu basore bagize icyiciro cya MGA muri iyo ntara y'ivugabutumwa ya Kirombozi batekereje ku bantu barwariye mu bitaro bya Gitwe babazanira amafunguro arimo ibi byose tumaze kubabwira ndetse n'ibikoresho by'isuku nk'uko ari inshingano y'Abadiventiste umunsi wa karindwi ku isi yose ko amagambo bavuga agendana n'ibikorwa. Bakigera Gitwe nyuma y'urugendo rutoroshye rw'amasaha asaga 3 bakiriwe na bamwe mu bayobozi bagize itorero rya Nyamirembe barangajwe imbere n'umudiyakoni mukuru Twagirayesu Gerard. Nyuma yo kwakirwa mu bitaro n'abashinzwe imibereho myiza batanze amafunguro ndetse n'ibikoresho by'isuku bari bitwaje hanyuma bagabana babiri bajya mu byumba abarwayi barwariyemo bababwira amagambo y'ihumure ndetse no kubasabira. Twaganiriye n'umukuru w'itorero waje ayoboye iri tsinda ndetse n'umuyobozi w'icyiciro cya Mifemu muri iyi ntara y'ivugabutumwa ya Kirombozi n'umudiyakoni mukuru mu itorero rya Nyamirembe ari nawe wabakiriye bagira ibyo badutangariza bigendanye n'uruzinduko rw'ivugabutumwa. Ntimujye kure tubane muri iyi gahunda nk'uko mumaze kubimenyera. Nge ndi Samuel niyo dusenga. Ikaze mwese. Ningi
neza, tugushimiye ukuntu bari natwe mu bihe byose, izina ryawe niragwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye ukuntu wakoresheje abo bavandimwe bene data baturutse mu kirombozi kugira ngo bagire umutima w'urukundo wo kugana hano muri bitaro, harimo abarwayi kugira ngo babereke urukundo babafitiye. Ubwo buntu niyo neza uzayibukira byitwa. Amen. Twiteguye kugira ngo duhure n'abarwayi n'abarwaza bari muri bitaro. Iki gikorwa turakikweretse kugira ngo kiyoborwe nawe. Amen. Byose bikorwe neza, wikorere umurimo tubyitiriye. Amen. Ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kubana natwe mu izina ryawe. Amen. waje ayoboye iri tsinda ry'abamifemu ndetse bari kumwe n'aba MGA nkuko itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ibyiciro byose bikorera hamwe. Aha rero ni umuyobozi umwe mu bakuru b'itorero mu ntara y'ivugabutumwa ya Kirombozi, yatangira abibwira. Nitwa Metushantizi yaremye, hanavuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Kirombozi. Twagize umugambi mwiza kugira ngo dufashe abantu b'abarwayi mu ivuriro rya Gitwe, tubishyira imbere y'Imana, Imana irabitubashisha, none tugeze ku musozo wabyo dushima Imana ihabwa icyubahiro. None intara ya Kirombozi iri kure y'ibitaro bya Gitwe nkuko tubizi, hari urugendo rurerure. Ibi bintu mwamaze igihe kingana iki mubitekereza? Babitekereje igihe kirekire cyane, ingorane zikagenda ziboneka, ariko mu gihe gikwiye Imana ibi umugambi turabisohoje ihabwa icyubahiro. None mufite byishimo ki kuri uyu munsi? Turanezerewe cyane kuko twufashije abarwayi mu buryo bw'umubiri, twinginga Imana ngo yafashe mu buryo bw'umwuka.
murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. twese Imana iduhe umugisha. nitwa Mukagasana Louise, nkaba ndi ku itorero mu itorero rya Rwamagana, nkaba n'umuyobozi wa Mifemu mu ntara ya Kirongozi. Imana ibahe umugisha. Dusangiye. Mifemu n'ubundi tusanzwe tumenyereye yuko mukora ibikorwa by'ivugabutumwa, ariko twatunguwe no kubona mukora urugendo rungana kuriya muza hano ku bitaro. Ibi bintu mwabitekereje mute? Ibintu twabonye ko ari ngombwa, tubona ko ariho dusigaje gukora ivugabutumwa, kandi tubona ko tugomba kwaza nubwo bitugoye, ariko twaje. Twitegereje tubonamo n'abana banyu bagize icyiciro cya JA, urubyiruko rw'Abadivantiste umunsi wa karindwi, hariya mu ntara y'ivugabutumwa yayo. Ese kuba babaherekeje byo mubifata mute, mubibona mute mu buryo bw'ubufatanye n'ibyiciro? Kuba baduherekeje twabibonye neza cyane, kubera ko turi gukora umurimo umwe, kandi twifuje ko tuba turi kumwe nabo kugira ngo tuzamurane, duterane inkunga. Kandi icyiciro cya Mifemu muzi ko ari abagore n'abakobwa bafatanyije n'abasaza babo. Yego yego. N'ubundi abatazi icyiciro cya Mifemu ni icyiciro cy'abagore n'abakobwa gikorera mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, kandi abagore n'abakobwa muri rusange tubaziho guteka. Iki gikorwa kigendanye no guteka, si no guteka gusa mwakoze, ahubwo mwazanye n'amasabune, mwazanye mbega ibintu byose bishoboka abarwayi bifashisha kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Rero reka tubashimire ku kiganiro cyiza muduhaye. Uwiteka abakomereza impano kandi abakubiraho mwakuye. Yego, uyu nguyu ni Twagirayesu Gerard. Ntabwo nkubwira ngo wibwire abakorera kuko bamaze kukumenyera cyane mu bikorwa nk'ibi ngibi by'ubufasha, dore ko uri n'umudiyakoni mukuru hano ku itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi rya Nyamirembe. Muri ibi bikorwa ni wowe wakiriye aba bashyitsi, kandi si no kubakira gusa, mwahereye mu gitondo muri kumwe. Ibi bintu ubibona ute? Ibintu nk'uko bivuga ni ibintu uyu munsi byadushimishije cyane, nkurikije aho itorero cyangwa se intara ya Kirongozi iri, abizere bahaturutse, umuhati bafite, urugwiro bafite, urukundo bafite, ubwitange, ni ibintu byashimishije cyane cyane, ariko by'umwihariko byashimishije n'aba barwayi bo muri bitaro bya Gitwe basuye uyu munsi. Ni iki wabwira ibindi byiciro, baba aba Mifemu, yaba ari ibyiciro by'abajiya, abadiyakoni, mwebwe mujya mubikora hano kenshi, ariko se nk'ibindi byiciro hashobora kuba n'icyiciro cy'abakuru b'itorero, icyiciro cy'abasonorizasiyo bakora ku byuma, ni iki wababwira? Ikigaragara muri rusange ibintu icyumvikana kurusha ibindi, icyiciro cyose waba urimo, icya mbere ni ukuvuga ubutumwa, kandi ukavuga ubutumwa atari amagambo gusa, ahubwo mu bikorwa. Iyo biri mu bikorwa usanga ariho ubutumwa bwumvikana neza kandi kuri buri wese. Birashoboka rero kuri buri cyiciro icyo ari cyo cyose, cyo muri buri, nk'uko bivuze, kuvuga ubutumwa byashoboka, byanakunda, kandi ntabwo bigoye igihe cyose ubishyize imbere y'Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, kandi reka tubwire abaturiye ibitaro bya Gitwe ndetse n'abandi hirya no hino, nyamuneka hano hari imbabare, mujye muza mukora ibikorwa nk'ibi ngibi kugira ngo turebe ko twabafasha kubaho, bagirira umugisha kuri uyu musozi. Reka tubashimire ku kiganiro muduhaye namwe. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Amena.